Yesu nashimwe, Yesu naduhana umugisha bene data. Nitwa Nishimwe Theogene nk'uko tumenyeranye. Abaje ari ubwa mbere ndakeka mbibwiye amahoro y'Imana nabane namwe. Ndi umukristo, ni umugenzi ugana mu gihugu cyo mu ijuru. Imana yacu itugirire neza. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Mbere y'uko tuganira ijambo ry'Imana, nagira ngo mbasabe dusenga Imana yacu itugirire neza. Turagushimiye nyakubahwa Imana, tugushimiye ko uri umukozi w'umuhanga, tugushimiye ko udukunda, tugushimiye ko waturinze iminsi yose yatambutse. Si uko twari beza, si uko twarushaga abandi gukiranuka, ahubwo mwami nimwe n'urukundo rwawe rutarondoreka. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko uduhaye umwanya nk'uyu rero kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Ubane natwe, udushyigikire. Mwuka wera ari uko tugota, icyo kituzenguruke. Mwami ntaba ari twebwe, ntaba ari imbaraga zacu, ahubwo nyakubahwa Imana, mwuka wawe wera ari uko tuzenguruka. Tubisabye twize izina ryawe Yesu Kristo, amen. Dushimiye Imana rero ko itwemereye kuba twongeye guhura ku munsi nk'uyu kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ni ibintu by'agaciro, ni ibintu dukwiye kwishimira. Imana yacu tugirire neza. Hanyuma ndakwibutsa gukanda subscribe niba utarabikora. Hanyuma ijambo ry'Imana niba rigufashije urisharinge n'abandi kugira ngo dukomeze kwamamaza ubutumwa bwiza. Niba hari ikibazo ushaka kutubaza, watwandikira muri komenti. Imana yacu tugire neza, turabisoma turabibona, kandi Imana yacu ibahe umugisha. Reka rero dusome ijambo ry'Imana dusanga muri butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 10. Duhera ku murongo wa mbere tugarukire ku murongo wa 11. Turongera dusome Abaroma ibice 8 duhere kuri 14. Imana yacu tugirire neza. Haravuga ngo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 3 umurongo wa mbere. Titire y'amagambo aravuga ngo ibya Nikodemo. Hariho umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemo, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati, mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora, keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo aramubaza ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Bitangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Niko uwabyawe n'umwuka wese amera. Imana yacu itugirire neza. Reka twongere dusome Abaroma ibice 8 turahera ku murongo wa 14. Haravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu byaha, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti Aba Data. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Imana yacu itugirire neza. Tugiye kuganira ku myitwarire y'abana b'Imana. Ese umwana w'Imana akwiye kuba yitwara gute? Akwiye kugenda gute? Imana yacu itugirire neza, kuko birumvikana mu rugo rw'Imana
hari imyitwarire dukwiye kugira gute kwitondera, hari uko dukwiye kugenda. Imana yacu itugirire neza. Dusomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, dusoma inkuru za Nikodemu. Ngo Nikodemu yasanze Yesu, ngo arangije kumusanga, ngo aramubaza ati mwigisha, rwose turabizi neza ko uri umwana w'Imana, uri umwigisha waturutse mu ijuru, nta n'undi mwigisha wakwigisha nk'uko wigisha keretse Imana yonyine. Yesu ngo arangije aramwitegereza, aramubwira ati umva nkubwire, umuntu utabyawe ubwa kabiri ntashobora kuzinjira mu bwami bw'Imana. Nikodemu biramucanga, ayoberwa ibyo ari byo, aribaza arabata, ariko se umuntu ashobora kubyarwa ubwa kabiri gute? Ese nakongera nkasubira mu nda ya mama, nkongera nkavuka, nkongera nkabyarwa? Ese bakongera bakantwita? Ese byagenda bite? Iyo fenomene ntabwo yigeze yumva, ubwo buryo ntabwo yigeze abwumva, ntabwo yumvaga ko bibaho. Bene data, ndagira ngo dusobanukirwe kino kintu. Ibintu by'Imana ntabwo umuntu yabasha kubisobanura akoresheje ubwenge bwe, ntabwo bikunda. Ubu bwenge busanzwe, ibi twiga ngo uzi gusoma no kwandika, ufite impamyabushobozi z'ikirenga, ufite za dogitari, ufite PhD, ufite iki, ibyo ngibyo ntabwo byashobora kugusobanurira ibintu by'Imana, ntabwo byakunda. Hari umuntu umwe wigeze ambaza, hari ikiganiro kimwe nigeze nkora, nabanje dore ikintu umwuka w'Imana mpishuriye. Mu by'ukuri niko byari byagenze, umwuka w'Imana yarampishuriye. Hari ibintu bibiri umwuka w'Imana yarampishuriye, muzajye kuri YouTube mu bisacingeho muzabibona. Ndangije ndabivuga, arangije wabyumvishe arabata, ariko ni gute abantu tuzi gusoma n'amashuri twize n'amashuri dufite tubwira ngo umwuka w'Imana guhishuriye ibintu biri muri Bibiliya, ibintu natwe twasoma tukabyumva? Wavuze icyo ushaka, niba ari views ushaka tukaziguha, ariko ukareka kutubeshya. Ariko bivuze iki? Ntago ibi bintu by'Imana wabisobanurisha ubu bwenge bwacu dufite, ntago bikunda. Uzi gusoma, uzi kwandika, wafata Bibiliya ukayisoma, ariko ushobora kubisoma ugasoma Bibiliya yose ukayirangiza, ariko utarasobanukirwa ukuri guhishe mu ijambo ry'Imana. Imana yacu itugirire neza, Imana yacu iturengere. Ni iki se kibidufasha? Ni umwuka wera w'Imana. Haleluya! Imana yacu itugirire neza. Mwuka wera ajya adusanga, mwuka wera ajya twegera, akatuganiriza, akatubwira, tukabasha kumenya uko twitwara muri uru rugendo. Ntabwo Bibiliya ihagije kugira ngo, ntabwo ariyo ntwaro yonyine umuntu akwiye kwitwaza muri uru rugendo. Intwaro ni nyinshi. Imana yacu itugirire neza. Ariko si cyo naje kugira ngo tuganireho uno munsi. Uyu munsi ndumva nshaka ko tuganira imyitwarire iranga abana b'Imana. Ngo Nikodemu ntiyabyumva, aravuga ati ibyo bintu bishoboka bite? Ibyo bintu bishoboka bite ko ntabyumva? Imana yacu itugirire neza. Yesu yaramushubije ngo ubundi ikintu kibyawe n'umubiri nacyo kiba ari umubiri, n'ikibyawe n'umwuka nacyo ni umwuka. Dusobanukirwe kino kintu. Biravuze ngo uko umuntu abyarwa bisanzwe, ugatwita amezi 9, nyuma ukaza kuvuka mu buryo buri normal, ibyo ngibyo iyo umuntu abyaye abyara umuntu usanzwe w'umubiri nyine. Imana yacu itugirire neza. Twibukiranye ko uyu muntu w'umubiri arangwa na kamere y'umubiri, kandi ijambo ry'Imana mu Baroma riratubwira ngo, ibice 8, riratubwira ngo abantu bayoborwa n'umwuka wa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Ntabwo bishoboka. Ikibyarwa n'umubiri rero nacyo ni umubiri, ariko ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Imana yacu itugirire neza. Umuntu rero wabyawe ubwa kabiri, uwo nguwo aba abyawe n'Imana. Ubundi imibiri yacu isanzwe irimo kamere, irimo icyaha, ivukana icyaha
twakomoye kuri Adamu. Ariko kugira ibyo byaha rero biri muri uwo muntu, iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba apfuye kubw'ibyaha, ariko akaba azutse abaye muzima, ahawe ubundi buzima bushya ku bwa Kristo Yesu, kubwo kwizera umwami Yesu nk'umukiza. Imana yacu itugirire neza. Iyo usomye muri aha ngaha twasomye muri Yohana, ni ibice bitatu, umurongo wa 16, iyo ugeze kuri 16 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nayo. Imana yacu itugirire neza. Imana yohereje umwana wayo mu isi, ntabwo yamwohereje kugira ngo aze gucira abantu bari mu isi urubanza, ahubwo yaje kugira ngo abakize ububata bw'icyaha. Yaje kugira ngo ibyo kubatwa n'ibyaha biveho, ahubwo babatwe n'urukundo rwa Kristo. Imana yacu itugirire neza. Hari umuririmbyi waririmbye ngo izo ngoyi ze zanteye kuba imbata ye iteka ryose. Bivuze ngo kuba muri Kristo uba uvuye mu bubata bwa Satani, ahubwo winjiye mu bubata bw'Imana. Imana yacu itugirire neza. Abaroma ibice 8 umurongo wa 14 hatubwiye ngo abantu bayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Uyu mwuka w'Imana niki kigaragaza? Ni izihe mbuto z'uyu mwuka w'Imana? Niki cyakwereka yuko umwuka w'Imana aba muri wowe? Hari abagiye kuvuga ngo ni ukuvuga mu ndimi mushya, ni ukuzura umwuka wera, kuvuga indimi nshya, guhanura. Ibyo ngibyo nibyo bigaragaza umwuka w'Imana kuri mu bantu. Ako ni agace gatoya. Iyo guhanura ni impano imwe y'umwuka wera. Imana yacu tugire neza. Mwuka wera iyo ari muri wowe, hari impano uhabwa kubwo wakiriye mwuka w'Imana. Imana yacu tugire neza. Izo mpano ziratandukanye. Hari impano y'ubuhanuzi, hari impano yo kwigisha, hari impano yo gusengera abarwayi, hari impano yo gusura abarwayi, hari impano y'urukundo. Impano ni nyinshi. Ibyo tugiye kureba imbuto bundi z'umwuka niziye. Imana yacu tugirire neza. Ibyo tubisanga mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 22. Iyo tuhasomye tukamanuka hagana hepfo, niho dusanga imbuto z'umwuka niziye. Ariko naje kureba nsanga ni imbuto zigera ku 9. Imbuto za kamere zo ntago nirirwa nzivugaho, zabisoma uhera aho ngaho kuri 19. Uzasoma mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 19. Ariko ngiye ikintu nashatse kukwereka ni ukugira ngo turebe kuri izi mbuto z'umwuka. Ese urazujuje? Niba mwuka wera ari muri wowe, niba warakiriye mwuka wera, niba warakiriye Kristo akaba araba muri wowe, umubiri wawe ukaba utakigengwa n'ibyaha, umubiri wawe ukaba utakikolonizwa, utakigendera mu bubata bw'ibyaha, hari imbuto utangira kwera. Iya mbere ni urukundo. Ukwiye kwisuzuma ukareba niba ugifite urukundo. Muri iyi minsi abantu urukundo rwarakonje. Urajya gusenga ugasanga umuntu agiye gusenga, yakwinjira mu rusengero akumva ijambo ry'Imana, barangiza gusohoka, kwa kundi basohoka abantu bagasuhuzanya, agasohoka afata igikapu cye cyangwa se afata Bibiliya ye, abyoka ahita yigendera. Ubwo ntagire n'umuntu n'umwe asuhuza, ntagire n'umwe baganira. Abantu barasiritse, abantu bararakaye, urukundo rwarakonje. Abantu barababihirije, abantu barabarakaje, bahuye n'ibintu byinshi, Satani arabakanga, bituma abantu iby'urukundo rwose ibyo byabaye amateka kuri bo. Ariko niba mwuka wera aba muri wowe, ntabwo urukundo rukwiye
gukama, ntabwo urukundo rukwiye kuzima. Imana yacu itugirire neza. Gusurana ntabwo bikwiye gukama, gusura abarwayi ntabwo bikwiye gukama, gusura bene so ntabwo bikwiye gukama, gufashanya ntabwo bikwiye gukama. Urukundo rw'Imana rukwiye kuba ruri muri wowe. Imana yacu itugirire neza. Ikindi cya kabiri ni ibyishimo. Kuba ufite ibyishimo, guhora wumva unezerewe, ufite umunezero, ufite ibyishimo, ibyo rero ni imbuto y'umwuka. Cunga neza niba Satani atarakwibye umunezero, atarakwibye urukundo, atarakwibye ibyishimo, ugifite umunezero, wumva ufite ibyishimo. Niba nta byishimo ufite, umenye ko Umwuka Wera arimo agenda akendera muri wowe. Ikindi cya gatatu, kuba ufite amahoro. Amahoro yo mu mutima. Amahoro yo mu mutima ntabwo ari aya mahoro atangwa n'uko umuntu afite ibyo kurya. Umuntu ashobora kuba afite ibyo kurya ariko nta mahoro afite. Umuntu ashobora kuba afite inzu nziza imeze neza, afite imodoka ariko nta mahoro afite. Ndi kuvuga aya mahoro atangwa na Kristo, amahoro yo mu mutima. Imana yacu tugirire neza. Aya mahoro umushonje agira, aya mahoro umurwayi agira, aya mahoro umuntu udafite aho kuba agira, aya mahoro atangwa na Kristo. Aya mahoro akubwira ngo nubwo uyu munsi mbabaye, ariko ejo hari ibyiringiro yuko nzagira ibyishimo, nzongera nkishima, nzongera nkaseka. Aya mahoro akubwira ngo nubwo bitameze neza, ariko ejo bizamera neza. Ibyo bigatuma aseka, ibyo bigatuma acya mu maso. Imana yacu tugirire neza. Ikindi cya kane, kwihangana. Muri iyi si ibitugerageza ni byinshi, ibitugora ni byinshi, ibigeragezo ni byinshi ku mukiranutsi, ariko ukwiye kwihangana kandi ukihangana muri byose. Imana yacu itugirire neza. Niba Mwuka Wera aba muri wowe, imbuto yo kwihangana uzayera, izakugaragaraho. Nuhura n'ikibazo uzagira kwihangana. Icya gatanu, kugira neza. Kugira neza. Ugomba kugirira neza bene so, ineza ikakubamo. Imana yacu itugirire neza. Icya gatandatu, ingeso nziza. Ukabura ingeso nziza, ukaba ugira ingeso nziza. Izo ni imbuto z'umwuka. Icya karindwi ni ugukiranuka. Niba Mwuka Wera aba muri wowe, hari imbuto ukwiye kugira. Ukwiye kuba ukiranuka. Ugakiranuka muri byose. Ugakiranuka ku gato ndetse no ku kanini. Imana yacu itugirire neza. Icya munani, kugwa neza. Ugomba kuba ugwa neza, uri umugwaneza. Umuntu afite ikibazo akaba yakwegera akakugisha inama. Udashihura abantu, utagira umushiha, utabwirana abantu igikabwe, inabi. Ugira neza, ugwa neza. Imana yacu itugirire neza. Ikindi ni ukwirinda. Imana yacu itugirire neza. Abantu akenshi bagwa mu byaha bitewe n'uko bananiwe kwirinda, ariko umuntu ufite Mwuka Wera aba akwiye kwirinda. Imana yacu itugirire neza. Ni ibintu 9 cyangwa se ni imbuto 9 umuntu ufite Mwuka Wera uba muri we, imbuto zigaragaraho akwiye kwera. Imana yacu itugirire neza. Mu Baroma ibice 8, ibice 8, duhereye kuri 16, haravuga ngo Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Ibi bintu nta kubishidikanyaho. Ibi bintu ntago tubishidikanyaho. Nk'uko umuyaga ujya uhuha ukawumva uri kuguhuha, Umwuka Wera iyo ari muri wowe, ntabwo ari ibintu ushakisha ushidikanya ngo ariko se ngo ubu nahawe Mwuka Wera, ariko se ngo uwo Mwuka Wera ngaba muri njyewe. Ntabwo ibyo ari byo gushidikanyaho. Umwuka w'Imana ahamanya natwe n'umwuka wacu uri muri twebwe yuko turi abana b'Imana. Iyo uri umwana w'Imana uba ukwiye, uba ubizi, ntabwo uba ubishidikanyaho. Niba utangiye kubishidikanyaho, menya ko Umwuka w'Imana ataba muri wowe. Uba ukwiye kugira icyo ukora, ukwiye kwihana, ukwiye gukiranuka kugira ngo Umwuka w'Imana aze agusange. Imana yacu itugirire neza. Reka nibwirire abana b'Imana mbabwire ngo Pawulo yabwiye Abakorinto
Pawulo yabwiye abakorino, ibyo tubisoma mu bakorino, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye abakorino ibice 6 umurongo wa mbere, haravuga ngo nuko ubwo dukorana nayo turabinginga bene data ngo mudahererwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Ubuntu bw'Imana twagiriwe bwo kuba abana b'Imana, reka twe kubupfusha ubusa. Turi abantu bakomeye, turi abantu b'agaciro, turi abantu bo kubahwa, turi abaragwa. Ubwo Kristo azaragwa, niba turi abana b'Imana, Kristo najya kuragwa natwe hari umugabane wacu, natwe turabaraganwa na Kristo kuko turi abana b'Imana, turi abantu b'agaciro. Rero niba turi abantu b'agaciro, tukwiye kwitwara nk'abantu bakomeye, tugomba kwitwara nk'abantu b'agaciro. Imana yacu tugirire neza. Ujye witwara nk'umwami, ujye witwara nk'umwana w'umwami. Imana yacu tugirire neza. Ntukitesha agaciro, ujye wambara nk'umwana w'umwami, ujye uvuga nk'umwana w'umwami, ujye ugabanya amagambo uvuga, amagambo yawe uyagere. Imana yacu tugirire neza. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu ushaka ubugingo no kubaho neza ngo arinde ururimi rwe rutavuga ikibi. Niba uri umwana w'Imana ukwiye kurinda ururimi rwawe, ukwiye kurinda ururimi rwawe. Imana yacu tugirire neza. Mwuka w'Imana akomeze kubana natwe. Itware neza, menya ko uri umuntu w'agaciro, uri umuntu w'agaciro, uri umwana w'Imana, ukwiye kwitwara nk'umwana w'Imana. Imivugire yawe ikaba imeze kimwe neza nk'iy'umwana w'Imana. Imirebere yawe, imigendere yawe, mbega uko ukora akazi ka buri munsi ubikore nk'umwana w'Imana. Ujye ukora uzirikana yuko uri umwana w'Imana. Imana yacu tugirire neza. Dushimiye Imana yuko ibanye natwe muri uyu mwanya. Nawe ndagushimiye kubwo umwanya wafasheho kugira ngo wumve ijambo ry'Imana. Reka dusenge, dusabe Imana kugira ngo tuyoborwe n'umwuka w'Imana. Tuyoborwe n'umwuka w'Imana. Abantu bayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Reka twumvire Imana. Ntago umuntu ufite umwuka w'Imana yivanga n'abanyabyaha. Ntago umuntu ufite umwuka w'Imana ajya kuraguza. Ntago umuntu ufite umwuka w'Imana ajya mu bapfumu. Ntago umuntu ufite umwuka uyoborwa n'umwuka w'Imana ntago arangwa na kamere, arangwa n'umujinya. Agira urukundo, agira kubabarira, agira kwihangana. Hari abantu baba barafashe gahunda yo kuvuga ngo barirwanirira. Umuntu nagutuka nawe umutuke, umuntu nakubwira nabi nawe umubwire nabi, nakuroga nawe umuroge. Imana yacu iturengere. Ntago umuntu ufite umwuka w'Imana arangwa gutyo. Ntago umuntu ufite umwuka w'Imana yihorera. Niba muri wowe urangwa no kwihorera, Imana yacu gutabara. Cunga neza rero, niba Satani atarakwibye imbuto imwe muri izi ngizi tumaze gusoma. Cunga neza niba Satani atarakwibye urubuto rwo kwihangana. Ese urihangana? Ibigeragezo uhura nabyo urihangana? Abantu iyo bakuvuze urihangana? Iyo bakuroze urihangana? Cyangwa ujya kurwana nabo, cyangwa ujya gutongana nabo, cyangwa urabatega, cyangwa nawe ujya gushaka abafite ngo ibirenze ibyabo? Ibyo ntago ari umwuka w'Imana. Ntago uwo umuntu ugenda gutyo ntago aba ayoborwa n'umwuka w'Imana. Reka tuyoborwe n'umwuka w'Imana kuko niba turi abana b'Imana. Satani ye kukongorera, Satani ye kukongorera akubwira ngo ujye kwihorera. Satani ye kukongorera akubwira ngo utuke nk'uko mugenzi wawe yagututse. Satani ye kukongorera ngo ujye gusambana. Satani ye kukongorera ngo ukore ibizira. Uri umwana w'Imana, witware nk'umwana w'Imana. Yesu aduhana umugisha. Turabashimiye. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Yesu aduhana umugisha. Twibuke gukora subscribe kandi dusharinge ino video ku bandi kugira ngo dukomeze kubaka ubwami bw'Imana. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Ndabashimiye. Turagushimiye Mana yacu, tugushimiye ko dukunda, tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye ko watugiriye neza. Satani yaratwishe, byari birangiye. Ngo Yohana we ngo arimo kwerekwa, ngo yagiye kubona ngabona ngo mu ijuru habaye inama, ngo agiye kubureba ngabona habuze ubumbura igitabo. Ngo arangije ararira, ngo ariko arangije
arangije kurira ngo yumva ijwi rivugira mu ijuru rivuga ngo wirira wirira Yohana, intare yo mu muryango wa Yuda iranesheje. Turagushimiye yuko wemeye kuza mu isi ukitanga, ukaza kugira ngo wongere kutugarurira ubusabane bwawe, wongere kutugarurira ubusabane umuntu yari afitanye n'Imana. Turagushimiye, tugushimiye amaraso yawe, tugushimiye amaraso yawe yuko ariyo atweza adukuraho ibyaha. Komeza kubana n'umuntu uwo ari we wese, muyobore mu nzira nziza yo gukiranuka. Uwiteka Nyiringabo, buri muntu wese ugushaka reka kubone, kandi nukuri Uwiteka Nyiringabo, reka uduhe kwitwara neza nk'abana b'Imana, nk'abana bawe. Twitware neza nk'abana bawe, Satani ye kudushuka ngo atuyobye tuyobe. Reka Uwiteka Nyiringabo utugirire neza, utube hafi muri uru rugendo rutatworoheye. Urakoze, tugushimiye kubyumvishe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.